ngo hanyuma uyu Rusi abwira Bowazi, aramubwira ngo niki gitumye nkugiraho umugisha kandi ndi umunyamahanga. Imana ishimwe. Imana igifata abanyamahanga ikabaha isezerano. Imana igifata abanyamahanga ikabaha gakondo. Turacyari kumwe namwe ku byingiro bya Bera TV. Ndi Clement Bagemahe, tubahaye ikaze cyane. Turi kumwe n'umupapa Imana yahamagaye kuva akivuka, ndetse Imana yamutekereje ataraba n'urusoro mu nda mama nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Noneho Imana imushyiramo ibidasanzwe, imushyiramo umuteguro wayo mu mugambi w'Imana. Turi kumwe nawe musadwe umenyereye ni Bwana Gatete. Muraho neza? Muraho neza Bagemahe. Amakuru yawe? Makuru ni meza, ndashima Imana. Urakoze cyane, nishimiye kuba ndi gukora no kuntu wambaye neza papa. Yego, nkunda kuvuga ngo Imana yishe igini maze kwica igini, intera kurwara indwara yo guhora nambaye neza. Igini byandi bavuga ngo amagini? Yego, amagini. Yarabishura babona neza bagandagurika ari abarapfa. Yarahonyoye irazimanganya ku buzima bwanjye. Nguko rero ni Evode Gatete, ni umupapa, ni bakwita Shabade. Yego, Shabade ni umubyeyi barabyaye, ni umupapa yarabyaye abana babiri b'impanga. Ubwo madamu wawe ni Nyabade? Ni Nyabade. Niko bimeze. Rero turakwakiriye cyane nanone mu ijambo Imana yuzuye ku mutima. Turabikwishimiye kandi n'abadukurikiye twizere ko bakomeje kugenda bagira ibihe byiza mu buryo bumwe ku bundi, aho tugenda tubagezaho byinshi bitandukanye. Tubibutsa ko gukora subscribe ni iby'ingenzi kuko uteye inkunga ibyiringiro bya Bera TV, ndetse no gukora share ikiganiro ukacyohereza ku bandi b'inshuti zawe kugira ngo bumve byinshi muri iki gihe, kuko ijambo ry'Imana rihora ari rishya mu buzima bwacu. Uyu munsi twishimiye kukwakira. Nanone ibyishimo mfite bingana gute? Ibyishimo mfite ni byinshi cyane, kuko nzaniye abantu ijambo rivuga ngo bafate icyemezo kibahuza n'umugambi w'Imana. Bose murasoma he? Tugiye gusoma ijambo turasanga mu gitabo cya Rusi. Dusanga uburyo Rusi yafashe icyemezo kikamuhuza n'umugambi w'Imana. Niturangiza turasoma mu isezerano rishya, tujye mu byakozwe n'intumwa, dusange uburyo witwa Koroneliyo nawe yafashe icyemezo kikamuhuza n'umugambi w'Imana. Murakoze cyane rero, reka tumwakire mu mwanya muto cyane atugeze icyo Imana yashyize ku mutima, kugira ngo natwe tugende turyoherwa twumva byinshi Imana yateguye ku buzima bwacu biciye mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana muri Bibiliya ubuhanuzi butavangiye. Ngaho reka tumuhe ikaze, aratangira asenga birumvikana, hanyuma tugende twumva byinshi Imana yamushyize ku mutima. Tubahaye ikaze ku byiringiro bya Bera TV. Uyu ni wa mwanya tumenyereye n'ubundi duhura tuganira ijambo ry'Imana, tuvuga imirimo Imana igenda ikora ku buzima bwacu. Imana iturinda uko bwije n'uko bukeye, bivuze ngo tugomba kubihamya kandi tukabihamiriza n'abandi bose, kugira ngo abatari bamenye Imana bahindukire bayimenye. Nkuko mubimenyereye rero, nitwa Gatete Evode. Murakoze, reka dusenge Imana ubundi twumve icyo Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo tuganire mu ijambo ryayo. Urakoze Mana yacu nziza, isi itarabaho ndetse n'ijoro ritarabaho weho wari uriho. Bivuze ngo ibyaremwe byose byaremwe nawe. Uri hejuru ya byose, ni weho ufite ijambo rya nyuma ku kiremwa waremye. Niyo mpamvu tukwinginze kugira ngo ujye ukomeza udushyigikire, uturwanirire, uturinde. Nubwo intambara ari nyinshi, ibibazo bikaba byinshi, ariko tuzi neza yuko Uwiteka ujya udukiza muri ibyo byose. Urakoze, tuguhaye ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ryawe. Iri jambo rirasengeye, ariko turasenze kugira ngo Mwuka Wera w'Imana aze aganze muri twe adushoboze. Urakoze, tuguhaye ikaze none n'iteka ryose mu izina rya Kristo Yesu tubisabye twizeye, amen. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Rusi, dusome mu bice byaho bibiri, hanyuma dusome umurongo w'10. Nitumara kuhasoma turinjira mu gitabo cy'isezerano rishya, dusome mu byakozwe n'intumwa, dusome mu bice byaho
10 dusome umurongo wa 34 n'uwa 35. Reka dusome rero muri iki gitabo cya Rusi ibice 2 umurongo w'10. Haravuze ngo Rusi yikubita hasi yubamye aramubaza ati ni iki gitumye nkugiriraho umugisha ko unyitayeho kandi ndi umunyamahanga. Kadusubiremo. Rusi yikubita hasi yubamye aramubaza ati ni iki gitumye nkugiriraho umugisha ko unyitayeho kandi ndi umunyamahanga. Mana ishimwe. Reka dusome mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, hanyuma dusome ibice byaho 10, dusome umurongo wa 34 na 35. Haratubwiye ngo Petero aterura amagambo ati ni ukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Reka dusubiremo. Petero aterura amagambo ati ni ukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha yarangiza agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Twese tuvuge ngo amena. Uyu ni Rusi umumowabukazi washakanye n'umwisiraheli witwa Maharani. Uyu Maharani ni mwene Elimeleki washakanye n'uwitwa Nawomi. Aba bombi bari batuye i Betelehemu y'Ubuyuda. Iyi Betelehemu isobanuye inzu y'imitsima. Uyu Elimeleki yari afite abahungu babiri, uwitwa Kiriyani n'uwitwa Maharani. Hanyuma rero amateka tubwira yuko mu gihugu cya Isiraheli hageze igihe hatera ikintu bita inzara. Iyi nzara ihangayikisha igihugu cyose, igera kuri buri muturage wose wo muri icyo gihugu. Abantu batangira guhunga, bahungira mu bihugu bitandukanye byo hirya no hino bikikije igihugu cya Yuda. Aba bantu rero uwitwa Elimeleki ateranya umuryango we, ahamagara abahungu be babiri, uwitwa Kiriyani n'uwitwa Maharani, arababwira, ndetse n'umugore we Nawomi, arababwira ngo dore icyago cyateye igihugu cyacu, none reka dushake icyatuma natwe iki cyago kitatugeraho. Aravuga ngo abandi bari guhunga, natwe dukwiriye guhunga, tukagenda tugahungira mu gihugu cy'Imowabu, tukareba yuko twakira iyi nzara. Ngo bajya inama nk'umuryango, bafata icyemezo, bava mu nzu i Betelehemu, basiga inzu y'imitsima, barambuka bajya mu gihugu cy'abanyamahanga cya Mowabu. Ngo bagezeyo, haciyemo igihe gitoya, uyu mugabo witwa Elimeleki arapfa. Amaze gupfa, abahungu bombi bashaka abakobwa b'abanyamahanga abangaba baba Mowabu. Uwitwa Kiriyani ashaka umukobwa w'umunyamahanga w'umumowabukazi witwa Orupa. Ariko ngo uwitwa Maharani ngo arangije nawe ashakana n'umumowabukazi witwa Rusi. Ngo aba bombi baba muri iki gihugu, ngo ariko igihe kigeze, haciyemo igihe kigera nko mu myaka 10, aba bahungu bombi nabo barapfa. Bivuze ngo uwitwa Nawomi yagiye yuzuye ajyanye n'umuryango we, abana be n'umugabo we, aba bombi barapfa, asigara ari we wenyine. Ngo hanyuma ngo aza kumva amakuru yuko i Betelehemu cyangwa se mu gihugu cy'Ubuyuda ngo Imana yabagarutseho. Aza kumva amakuru ko ibyo kurya byabonetse, aza kumva amakuru ko inzara yashize, aza kumva amakuru yuko ibintu byose byari bihangayikishije igihugu byarangiye. Abantu bajye bumva amakuru. Bivuze ngo niyo wagwa ushobora kumva amakuru yuko hari ububyutse, hari ikintu wumvishe mu mutima wawe kikagutera kongera kugarukira Imana. Uwitwa Nawomi ngo ateranya abakazana be babiri, uwitwa Orupa n'uwitwa Rusi, arababwira ngo dore njyewe ngiye gusubira mu gihugu cy'iwacu. None rero bana banje, ndabinginze, dore twabanye neza, ndi kumwe n'abagabo, muri kumwe n'abagabo banyu, mwabanye neza. None ndabashimiye yuko mutandetse, yuko mwabaye mu ruhande rwanyu, ariko none ndabasegiye kubasezera,
nisubirire mu gihugu cy'iwacu kuko namenye amakuru y'uko Imana yahagarutse. Ngo aba bakobwa bombi baravuga ngo hoya ntibikabe ko wadusiga. Ngo arangije arababwira ngo njyewe dore naracuze, ngo kandi naho nabonana n'umugabo umwana nabyara ntago yabategereza. Ngo hanyuma uwitwa Orupa asoma nyirabukwe ngo arirukanka yisubirira iwabo. Uwitwa Rusi agirana isezerano na Nawomi aravuga ngo reka nkubwire rwose mabukwe, nge ntago nzatandukana nawe, igihugu cyawe kizaba icyanjye, Imana usenga izaba Imana yanjye, aho uzagwa niho nzagwa, aho bazagushingura niho bazanshingura, ibirenze kuri ibyo ngibyo Uwiteka azabimpore. Uyu Rusi afata icyemezo kimuhuza n'umugambi w'Imana, asiga Imana z'iwabo, asiga abavandimwe be, asiga inshuti ze, asiga igihugu cye, asiga ababyeyi be, afata icyemezo cyo gukorera Imana ya Isiraheli. Mwene data unkurikiye, fata icyemezo wowe kiguhuza n'umugambi w'Imana. Ngo Rusi agendana n'uyu mubyeyi witwa Nawomi, bagezeyo ngo barahurura, baza kureba abantu bahunze, baza kureba abantu basuhutse. Ngo ariko ngo babaza Nawomi ngo mbese ko wagiye wuzuye byagenze bite kugarutse uri wenyine? Ngo arangije aravuga ngo ntimukanyite Nawomi, ahubwo mujye munyita Mara, bisobanuye ngo Uwiteka yarancaririye. Hanyuma rero bene data, uyu Rusi yikomeza kuri nyirabukwe, ngo ariko arangije ngo abwira nyirabukwe ngo nubwo tuje aha ngaha ntacyo tuhasanze, nta masambu yeza ahari, nta byo kurya bihari, none njyewe ngiye gufata icyemezo njye guhumba kugira ngo tubone ibyo ibidutunga. Ngo afata icyemezo ajya guhumba, ngo arangije ahumba mu murima w'uwitwa Bowazi. Uyu Bowazi yari mwene wabo wa Elimeleki. Ngo arangije arahahumba, ngo Rusi amubonye Bowazi ngo aramubwira ngo abaza abajabe ngo mbese uriya ni muntu ki, nuwahe? Aravuga ngo uriya ni wa wabo kazi wazanye na Nawomi, ngo niwe waje guhumba. Ngo aramwegera ngo aramubwira ati nta kibazo ujye uhumba. Ngo hanyuma uyu Rusi abwira Bowazi aramubwira ngo niki gitumye nkugiraho umugisha kandi ndi umunyamahanga? Imana ishimwe. Imana igifata abanyamahanga ikabaha isezerano, Imana igifata abanyamahanga ikabaha gakondo, Imana igifata abanyamahanga bayiringiye ikabagirira neza. Uyu Rusi asiga Imana z'iwabo, amahanga yasengaga ibigirwamana, amahanga asenga Imana zitandukanye, ariko Rusi we afata icyemezo kimuganisha mu mugambi w'Imana. Rusi yabaye nyirakuruza w'uwitwa Dawidi, kandi Rusi yabaye umukurambere wa Yesu Kristo. Hanyuma dusoma ijambo rivuga ngo menya neza yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose umuntu wubaha Imana yarangiza agakora ibyo gukiranuka, Imana iramwemera. Bishatse kuvuga ngo uba uri umuzungu cyangwa uri umwirabura cyangwa uri wambaye uruhu rudasanzwe, ariko wubaha Imana, Imana irakwemera. Uyu nguyu ni Petero wari ugeze kwa Koroneliyo. Koroneliyo ngo aramubwira ngo Petero, maze iminsi ine ndi mu masengesho, ndi mu gihe cyo gusenga, ndi mu mbaraga z'amasengesho, niyiriza ubusa njyewe na bene data. Ngo hanyuma ngo ngira iyerekwa, mwibutse uyu Koroneliyo yari umunyamahanga, ngo ariko afata ibihe byo gusenga, amenya Imana arasenga, agira iyerekwa ngo marayika w'Imana ava mu ijuru, ngo aramubwira ngo Koroneliyo, uyu munsi reka nkubwire gusenga kwawe kwarumviswe n'amagambo yawe yarumviswe imbere y'Imana. Ngo none tuma i Yopa utume ku mugabo witwa Petero, ngo acumbitse kwa Simoni w'umuhazi hafi y'inyanja. Ngo nurangiza umubwire aze, ndakubwira icyo umubwira. Ngo hanyuma Petero uyu Koroneliyo ngo afata abagabo be batatu arabohereza i Yopa aho ngaho kwa Simoni Petero. Ngo aragenda bagezeho ngaho ku nyanja babaza uwitwa Simoni Petero. Ngo ariko Simoni Petero
ngo aragenda ngo ajya mu gihe cyo gusenga, ngo arimo arasenga agira iyerekwa, abona ikintu kivuye hejuru mu ijuru umwenda w'umukoma hasi ngo w'ibinyita bine, ngo arangije ngo Imana ivugana nawe mu ijwi iramubwira ngo Petero, ngo icyo kintu cyarimo inyamaswa z'amoko yose, ngo ijwi riramubwira ngo ngaho bagurye, ngo Petero aramubwira ngo njyewe ntago narya ibizira. Ijwi rirongera riramubwira ngo kubera iki ko ubyita ibizira, iby'Imana yahumanuye ubyita ibizira gute? ngo ariko Petero ngo akibaza ku iryo yerekwa, ngo icyo kintu kirongera kisubirira mu ijuru. Ngo hanyuma muri ako kanya ijwi riramubwira ngo hari abagabo batatu baje kukureba kandi ugendane nabo, ujyane nabo. Ngo muri ako kanya yumva abantu bari kubaririza kwa Simoni Petero. Ngo ako kanya Simoni arasohoka arababwira ngo Simoni Petero mushaka ni njyewe. Ngo baramubwira ngo dufite umugabo witwa Koroneliyo, ngo uwo mukoroneliyo ngo yubaha Imana, ngo kandi agerageza gukora ibyo gukiranuka iteka ryose. Ngo none yatubwiye ngo nituza turebe Petero, ngo hanyuma tujyane nawe i Kayizariya. Ngo hanyuma Petero kubera yuko yari yagize iyerekwa kumva ijwi rimubwira ko atagomba gusuzugura abo bantu, ngo afata icyemezo agendana nabo. Ageze i Kayizariya, uwitwa Koroneliyo amubonye ngo araza aramupfukamira, arangije ari kumuramya ngo Petero aramubwira ngo hoya ntibikabe kundamya, ahubwo ujye uramya Imana yonyine. Ngo uwitwa Simoni Petero aravuga ngo none ngo njyewe wantumyeho, ndaje nshaka kumenya icyo wampamagariye. Ngo hanyuma Koroneliyo ngo aramubwira ngo mva nkubwire Petero, nge nafashe igihe cyo gusenga iminsi ine ndi mu masengesho, nari ndimo mpamagara Imana, ndi mu bihe byiza byo gusenga, ndimo kwinginga Imana, ndi gutakira Imana, ndi guhamagara Imana, ndi kuyihendahenda. Ngo hanyuma ngira iyerekwa, marayika w'Imana araza arambwira ngo Koroneliyo, amagambo yawe yarumviswe, reka nkubwire mwene data, warasenze ariko amagambo yawe yarumviswe, wahamagaye Imana, reka nkubwire ko amagambo yawe yumviswe, ibibazo ufite wabyeretse Imana, reka nkubwire ko Imana yabyumvishe, intambara urwana wazeretse Imana, reka nkubwire ko Imana yazibonye. Petero ngo aravuga ngo kubera iki? Koroneliyo aravuga ngo reka nkubwire impamvu, njyewe nahamagaye Imana, irangije irambwira ngo amagambo yanjye yarumviswe, ngo kandi no gusenga kwanjye kwageze ku Mana, niyo yambwiye ngo ngutumeho, ngo nurangiza uzi ngiyi. Aramubwira Petero, aravuga ngo njyewe ndi umuyuda, ntibyemewe ko umuyuda ajya mu banyamahanga. Ngo ariko none nsanze Imana dusenga ariyo y'abanyamahanga, nsanze Imana twiringiye ariyo abanyamahanga biringiye. Noneho ndabimenye, ntago nari mbizi, menye neza yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose umuntu wubaha Imana agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Ntago nari nzi yuko umunyamahanga Imana yamwemera. Ngo ariko Koroneliyo ngo aravuga ngo twebwe twiringiye Imana, niyo mpamvu yatubwiye ngo tukuzane. Petero arabivuga ngo sinari mbizi ariko ndasobanukiwe, aba ari umuzungu, aba ari umwirabura, aba ari umukiranutsi, aba ari umushumba, ariko yubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, Imana iramwemera. Tugiye gusenga Imana, ariko mbabwira yuko umuntu wubaha Imana, muri uko kubaha Imana agakiranuka, Imana ijya imwemera. Imana iyo yakwemeye ikwemeza n'abantu, iyo yakwemeje n'abantu iguhindurira amateka. Reka dusenga Imana, ariko nkubwire ufata icyemezo kikuganisha mu mugambi w'Imana. Rusi afata icyemezo, areka inshuti ze, areka abavandimwe be, asiga igihugu cye, ajya mu gihugu cya Isiraheli, yinjira mu mugambi umuhuza n'Imana. Turagushimiye Mana yera, uri umwami w'abami, uri umurengezi w'ubugingo, uri data wa twese mwiza, witwa Uwiteka niryo zina ryawe. Muri uyu mwanya dufashe icyemezo kituganisha mu mugambi wawe, kuko twumvishe ijambo rivuga yuko abari abafashe icyemezo kikabahuza n'umugambi wawe mwami. Natwe turakwinginze uduhe gufata icyemezo kiduhuza n'umugambi w'Imana. Urakoze rero, dushyigikira none n'iteka ryose mu izina rya Kristo Yesu, amen.